uziremu zizane none umugore arashaka sample ze n'umuganga Rachel Scott ndagira ngo ibyo ujya mbere ntago nakubwira ikijya mbere kuko nta buyobozi ufite bundenze umugore uri hano wafunze umutwe arabizagarikiwe n'abayobozi bakomeye ntago ufite ubuyobozi mwese musoke Chandra ati mbwira ibiri kujya mbere ndabizi neza ko abaruseri we bari gushaka nta wundi n'ibiki bijya mbere naye mabanga ufite mbwira ibyerekeranye n'umuti ntacyo nakubwira ndarahira nutambwira ndafata ino miti ndashaka ibisubizo ndayijugunya shaka ibisubizo umve 7 months ago outside Cairo there was an outbreak. Ati amezi arindwi ahise muri Cairo habaye ikibazo gikomeye cyane muri Cairo mu Misiri. A virus of unknown origin. Its genetic structure was like nothing any of us had ever seen. Ati icyorezo tutazi naho cyakomotse ayo mezi arindwi ashize cyaraje cyataka Misiri gitangira kurimbura abantu icyorezo kirenze tutigeze tubona mu isi y'abazima. Throughout the village killing everyone that infected. Icyo cyorezo cyazaga mu cyaro kikica buri muturage wese wafashwe nacyo yahitaga apfa ntago wakiraga. Egyptian officials claimed the outbreak was contained, but it wasn't. Instead, it continued to mutate and spread. Ati abayobozi ba Misiri bakomeje kuba icyorezo bataramenya icyagiteye ariko ko gikomeje gukwirakwira vuba cyane byose kirimbura abaturage ba Misiri. CDC and the WHO. CDC ndetse na WHO ubwo ni World Health Organization ubwo ni cyakigo nyine gishinzwe ubuzima bw'abantu ku isi abo bose nibo bantumye to sample the virus and the victims to create a vaccine. Barantumye ngo ngende nzane sample z'amaraso y'abantu banduye kugira ngo tureke ko twakora umuti wenda tukaba twakoramo n'urukingo rw'icyo cyorezo kitarakwirakwira kuri. But nothing worked. Ariko nta na kimwe kigeze gikora. I believe that we needed to find the primordial strain here in the Arctic. Atana muri Arctic rero niho nari nababwiye ati ngiye kuza nongere ndebe ko nakongera ngakura izindi samples zakwifashishwa mu gukora mu rukingo. Niyo mpamvu ya Jean. They're just the carriers. Naho sibyerekeranye na zanyoni wambwiraga ziriya nyoni zo ni za carriers mbega nizo zibungana icyorezo ugasanga inyoni yafashe ku ndwara nimbi yambutse ikagenda ikaba yanywa ku mazi cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose uyanyweho nawe akaba yakwana nawe mbega izo nyoni zikora mu kuba zakwirakwiza icyorezo.